ninde wasa nawe mw'isi cyangwa mw'ijuru ninde wasa nawe mw'isi cyangwa mw'ijuru amavi yose apfukame mwamusizwe hejuru amavi yose ndapfukame mwamusizwe hejuru. Ewa haleluya umva ndafashijwe ewana kabisa you are very ijwi ryawe reka nkubwize ukuri nta kintu mfite cyo kurenzaho ubwo ngubwo nyine abaturusha badusobanurire abantu mwabuze impano nk'izi ngizi mujye muza hano kuri Kevin nabwiye ngo hano kuri Kevin TV no hantu ushobora gukura ibintu bishobora gutuma wishima hahandi ureba ikiganiro ukagitangira wishimye ugashiduka kirangiye ahubwo utanabishakaga. Yes, hello my people out there, I guess kumwese mumeze neza cyane nkibisanzwe nitwa Zizu 24 ahangaha rero nkuko muri kwibona yawana ushobora kwibaza ngo mpagaze hehe ndi hehe ngira ngo aha nkuko bibona ndi mu marembo ya Kigali ikigo cy'amashuri amashuri ya secondaire ndetse na primaire ikigo kiri mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Nyarugenge ni ikigo cyiza kabisa kigamo abanyeshuri benshi ariko uyu munsi nkaba nahisemo kuza gutembera muri iki kigo kubera ibintu byinshi bitandukanye nshaka kumenya. Mpayikaze rero wowe udukurikiye aho uri hose yaba uri mu Rwanda hanze yarwo uri mu majyaruguru amajyepfo ndetse iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo aba diaspora mutwumva Amerika Asia ndetse no mu bihugu bya Australia mwese mbahaye ikaze aha ni kuri Uwase Kevin TV aho mu byukuri aha muhakura inkuru nziza ariko zifite zihuriye na showbiz no kuvuga ngo imyidagaduro showbiz ndetse n'ibindi bitandukanye kuri no chaîne niho hantu ubisanga. Uyu munsi rero mushobora kwibaza ati ko twari tumenyereye umukobwa bita Kevin none uyu munsi akaba haje wowe urusura rumeze gutyo bimeze bite ushobora kwibaza ngo byagenze gute rero wowe icyo usabwa ni ukureba ino video yose ikarangira uraza kumenya impamvu yino video cyangwa se impamvu yino vlog twagukoreye uyu munsi. Nkuko narabwiye rero ndi hano kuri gate cyangwa se ku marembo ya Kigali ushobora kwibaza ngo nje kugirana nkuko mubizi dufite umukobwa wacu Kevin Uwase numwe mu bakobwa batanga ikizere mu byukuri mu gukora ibiganiro bigiye bitandukanye by'umwihariko ama planks ndetse n'ibindi bitandukanye nk'ama surprise ariko byose mu byukuri no kugira inama abantu ariko kenshi uyu mukobwa tumubona muri cinema kuko n'umukinnyi w'amafilm tumubona mu bintu byinshi bitandukanye ariko mu byukuri ntago turabasha kumenya mu byukuri ese iyo Kevin atari muri ibyo ngibyo iyo atari muri film iyo atari muri mu gutembera muri aya mavlog ajya dukorera muri aya surprise birabyara dutembereza n'ahandi hatandukanye ubundi buzima bwa Kevin kuko Kevin by'umwihariko ni umunyeshuri nkuko nabibabwiye iyo ari ku ishuri aba ameze gute. Uyu munsi twahisemo kuza kumutungura tukamugeraho nawe atabizi mu byukuri tukareba nawe kuko ajya nyuzamo agatungura abandi nawe noneho tumutungure ya plaque cyangwa se za surprise ajya korera abandi noneho nawe tuyimukorere turebe mu byukuri iyo ari ku ishuri ubuzima bumeze bute. Turaza gufata nakanya tuganire n'aba classmates biwe batubwire mu byukuri ese Kevin ni umuntu umeze gute n'umunyeshuri umeze ute ese niki bamwigiraho mu byukuri kugira ngo dukomeze tweteteyinge abantu. Wowe icyo usabwa ni ugukomeza gukurikira ibiganiro byacu gusa icyo nkwibutsa ni ukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro tugutegurira umunsi ku munsi. Rero nkuko nabibabwiye nyine aha ndacyari ndi ku muryango wa kino kigo cya Kigali mu byukuri ndashaka kwinjira gusa mwumve ko ari ibintu biba bitoroshye mu byukuri kwinjira ahantu nk'aha ngaha n'amakamera n'iki guys ni ibintu biba bitoroshye mbabwire ko kano niko kazi ka mbere kagora nubwo abantu bifata nk'ibintu biri easy ariko nibyo bintu bya mbere bigora. Reka twinjirane rero tugereyo ndebe mu byukuri situation yaho imeze ute mu byukuri ese Kevin aba abayeho gute ese aba ameze gute imyitwarire yo ku ishuri nyuma y'akazi nyuma ya film nyuma y'ibintu byose akora ku ishuri Kevin ubuzima bwe bumeze bute turaza no kumwifashisha tuganire n'inshuti ziwe. Mwebwe icyo nabasabye mu byukuri ni ukomeza gukurikira kino kiganiro iyi video ukayireba paka irangiye. Reka twinjire tujyane muri Kigali iyi ni Kevin TV wowe wibuke gukora subscribe.
cyakimeze sibyo babahaye equation 3x plus 2y ingana na 12 tubona ko answer ari 3x ingana na 12 negative 2y. Aha. ndabona ikibazo cyarangiye genda naniwe tujye gufata ikapure kumanza Kevin asabwa ngo tumubwiye dutane. Yes, nkuko rero nabibabwiye turacyari hano muri Kigali aho twatembereye mu kigo cy'amashuri gusura iki kigo turebe mu by'ukuri ni ikigo kimeze gute, ariko by'umwihariko twahagiye kubera impamvu yo kugira ngo turebe umukobwa wanyu, umukobwa w'Abanyarwanda wa Kevin mu by'ukuri ese ubuzima bwo kwishuri babumeze bute, ese nyuma ya firmi, nyuma y'ibikorwa bimwe na bimwe agenda akora cyangwa se akazi kiwe ka buri munsi iyo bigeze kuri gahunda y'amasomo Kevin abameze ate. Ngira ngo nkuko muri bibona abanyeshuri bigana na Kevin bisa nkaho bashoje amasomo uyu munsi sinzi ndikubona bari gusohoka, turaza kwegera imbere gateya turebe ko tuza kubona Kevin nawe tumuvugishe tumuganirize. Nyine nkuko nabibabwiye twaje mu buryo bw'ibanga mu by'ukuri, reka negera imbere kugira ngo nawe asohoke tumuvugishe, ariko sinzi kabisa ewana mubane nanjye kabisa ashobora kuza kunkubita urushyi kubera kuza hano nta mwakiye uburenganzira. Nese waje. Yesu bimeze bite? Donc usize ngo sori. Amakuru. Ni meza. Aha naheze. Aha naje kwa stage mu kigo cyane ahubwo se murayimba. Stage yo gukora iki? Yo kwigisha. Akumiro n'amavunja. Mu biki? Bona ntabwo mwarimu mwiza. Kuva rye we wize ubwarimu. Nyine naherekane nkajya nkora wikatisha wari gukora iki? Nese dose mwavuganye? Oya dose nyine naje hano mitabone no class niyo wiga mu ndavuga. Wabimenye gute se kariyo nigamo? Oya nari gutembera gutya nyine kuri no block. Ngo wanara kucyona wagabyana gucanze. Ndaza ndakuba. Nago biba byoroshye. Bikomeje kugora shamize neza nawe ndabona umeze neza urasa neza. Apari ya film rero naje kureba ngo ndebe kuntu kwishuri bumeze nyuma ya bira bintu njya nkubonaho niki. Navuze ati noneho wambaye uniform utari mu kazi, utari gukora vlog, utari gukora plank na surprise. Ngiye nshaka no kuza hano mu kigo ndebe ko kuri kumbaza nka uri umunyamakuru usabwo kuva rye rero umunyamakuru. No, nago ndi umunyamakuru ariko nyine uri kumbaza nk'abanyamakuru ngiye kubaza se wize ibintu bingahe ngaho ngo waje gusaba stage ngaho waje kugira gutenga iki. Okay. Nacyo turagana no kugira ngo umenye amakuru nibura. Nshobora gushaka kumenya amakuru. Okay, ariko nibura ntari umunyamakuru sibyo? Ndabizi warabwiza umunyamakuru ryari sembaye. Okay, nacyo reka nubundi nago nari nkubeshye nago naje kwa stage hano. Naje gutembera hano bisanzwe ariko nyine nari ndiswiga hano mu kigo navuze reka nze. Hari ibintu wihaye byo kwitunguzwa abantu buri munsi ugenda ukajya ahantu utabamenyesheje, ukagenda ugatungura abakecuru, ugatungura abasaza, ugatungura iki. Navuze ngo okay nanjye reka nze kugusura aha ngaha ntakubwiye. I'm sorry ariko niwe birakagiremo. Numbwiye kuri uko ufite kamera. Oya na. Ngiye navuze ngo reka nze ndebe wowe byaba bimeze bite. Ariko na kamera ntacyo yabitwaye of course. Oya kamera. Gigizite. Kamera irahari. Oya shazo nabona nawe. Oya abantu mfase umva mubwire nabikaze. Kevin umva mubwire mbabwire. Ngo unzanye imbere ya kamera rero oya shazo. Oya umva nyine mubwire. Noneho aratwica noneho arabyanze. Rero guys nihangane rero urako Kevin ararakaye ntabwo arabizi yuko namutunga indi buze hano mutunguye, ariko byanga byakunda agomba kutuganiriza akatubwira ese iwewe ibintu akorera abandi yo bimubayeho yitwara gute. Mwabonye reaction yiwe. Umva Kevin ngwino usuhuza abafana bawe, ngwino hano utuganirize please. Tubabarire kugira ngo mu by'ukuri hari byinshi abantu bakeneye kumenya, bakubona uri seriye mu kazi, bakubona ukora ibintu byinshi bitandukanye, ariko hari ayandi makuru ujye uduhisha mu buzima bwawe bw'abantu. Wambwiye kuri uzane kamera ngande. Oya ariko nabirenze
nta nubwo nakotoye imbere mumubwire rero ndabigenza ne yanze kumvugisha. Kevin ngwino usuhuza abantu bawe. Umva shiri wana shigerageza uciringe sibyo nta bintu bikomeye. Reba ukuntu ari kunzanye imbere ya kamera namba reba wenda uniform itoke nta kibazo ingwa iki bisugumva ibyo bintu biba ari sawa. Bikomeje kugorana kabisa. Umva se ihangane sibyo utubabarire njyewe impamvu numvaga mfite amatsiko yo kuza kureba Kevin kandi ntabwo ari njye nyine mfite ayo matsiko yonyine n'abashuti bawe n'abafans bawe benshi babumva bashaka kumenya ese ubundi Kevin yatari mu kazi ari noneho mu masomo abaye hati nubwo ubuzima dushaka kudusangiza ubyihanganire kandi nawe ujye ubikora abandi ihangane nawe tubikore bwa rimwe sibyo nibwo bwa mbere mu buzima bwanjye nakumva gize isoni oya tambwira ko ugize isoni imbere ya kamera nawe ujye uzitera abandi nibwo bwa mbere nagira isoni imbere ya kamera zingana gutya okay ntabwo Kevin kiganiro umva mubwire twagira ngo bishoboke yanga ahubwo umva nkwereka ukuntu tugiye kubigenza sibyo okay buzima nta zindi protocol tugiye kuganira n'ubundi dusa nk'abatasi mwari mutashye se bese kuki utarindiye ngo nkarabino no we hari urakaraba hariya turi gusohoka dusohokane ni ukugenda tuganira bisanzwe nta zindi protocol sibyo n'ubwa mbere mubonye wagize isoni shaje ni ukuri bwo mbere nagiye isoni imbere ya kamera ariko ntabwo ni ukuri guys mwabonye rero umukobwa wanyu yitwa Uwase Kevin ariko nimugacika intege mujye muhora mumusapotinga ni umukobwa wacu ufite impano mu by'ukuri mujye mubona ibintu byinshi dukorera yaba ibyo gutungura abantu nababwiye ama surprise ariko byinshi bifite n'inama nicyo yigisha urubyiruko nawe rero uba ufite impano cyangwa uri supposed yo kuba wasapotinga any talented cyangwa se umuntu ufite impano please don't forget to make subscribe kandi unasharing ikiganiro kijye kigera ku bandi bantu Kevin ariko mbabarira uve muri ibyo bintu ngwino tuganire basi umva ngwino tujyane nta bintu byinshi nshaka sibyo ndakuganiriza bisanzwe basi kamera ntago bayikwereka oya nubwo nshaka no kumenya ahantu iri kuko mamenye ubwo se nuhamenye nimamenye umamenye nk'urugero menye ngo wenda ngiri muri iri kote nahita nkuhagarara inyuma okay guys mudukurikire rero ngiye kugenda nganira na Kevin ubwo nawe mutega amatwi nyine mwumve ubuzima bundi buri inyuma ya kamera mu by'ukuri kuko n'ubwo ntaga bizi neza ko kamera naho ntaga aramenya ahaniri turashaka atuganirize ntago uyu munsi nshaka ko tuza kuganira cyane kuri filimi cyangwa ku kazi cyangwa nshaka tuganire mu buzima bwite bwa Kevin ariko ndaza no gufata umwanya nimbona nk'abanyeshuri nk'umwe cyangwa babiri bigana na Kevin nabo nze kubaganiriza bambwire mu by'ukuri imbereho y'uno mukobwa ese abafasha iki mu buzima ni iki bamwigiraho muri ubu buzima rusange rero nimujye kure icyo usabwa no kureba ino video ikarangira kandi ugakora subscribe wowe utarayikora kugira ngo ibiganiro ujye ubibona mu mbere Kevin tujyane yes rero nkuko muri kubibona n'ubundi ndacyazenguruka ikigo cy'amashuri umva Kevin ngwino unganiriza abantu ngwino unganiriza abashuti bawe nubwo mbona wigize umuntu kuki ugira isoni utera abantu isoni ariko nawe ukazigira hoya ntabwo nsanzwe ngira isoni nibwo bwa mbere bya bimbaye imbere ya kamera ariko nawe uje n'ingwa n'iki ntabwo biba byoroshye abo singwaye mwaze ngo ubanze wihanagura ingwa none urabona udasa neza hapi ntabwo ndasa neza kubera by the way urakoze cyane ya okay rero uyu ni Uwase Kevin n'ubundi yemeye kuba yaduha umwanya noneho tukaganira mu by'ukuri nyuma yo kumutungura agatungurwa mu by'ukuri akaba atari yizeye yuko turi hano mu kigo agashiduka twamuguye gitumu Kevin ndashaka tuganire ntago ari iminota myinshi n'utubazo ducya nshaka kubaza ugasobanurira abanyarwanda by'umwihariko inshuti zawe Uwase Kevin ese Kevin ubundi uretse ibyo tumubonamo ku masomo Kevin abayeho gute sinzi niba uraza kuduha uwo mwanya okay nta kibazo reka dushaka ahantu duhagarara basi kuko urabona nta kibazo reka dushaka ahantu duhagarara tuganire umwanya nguguhe ariko iminota mike iminota mike pe okay oya nta kibazo ntago ari ibibazo byinshi nanjye nago ndi kubaza ibibazo byinshi so guys rero mukomeze mudukurikire tugiye kureba ahantu twicara kuko nahangahe izuba ritumereye nabi mu by'ukuri Kevin arambwira ati ndakugenera iminota mike cyane mu by'ukuri tuganire atubwire ubuzima bwe bwo ku ishuri ariko nkuko nabibabwiye ndaza gushaka n'abandi banyeshuri nka babiri mu by'ukuri batuganirize batubwire uyu munyeshuri
babanye bate ese niki bamwigiraho nk'umunyeshuri wafashe icyemezo cyo kwiga ariko agakora n'akazi gatandukanye by'umwihariko gafite aho gahuriye na showbiz kandi ntibigire icyo bibangamira amasomo. So rero ni mugiye kure turacyakomeje, reka turebe hano twicara ubundi tuganire. Yes rero nk'uko bibona ndacyari kumwe na Kevin umukobwa wacu, umukobwa w'abanyarwanda mu by'ukuri. Naje kumusura ahangaha ngamfitiye inzika ikomeye cyane ngo kuba nza mu bwami bwe cyangwa mu bwatsi bwe ntamumenyesheje ngo yandakariye, ubwo nyine naramuka aneye umunigo off camera ubwo muraza kwihangana muzakomeze mubaza amakuru. Kevin rero reka duhagarare hano gato tuganira mu by'ukuri, ntago ari ibintu byinshi shaka kukubaza, abantu baraza kwihanganira nyine urusaku ruri ahangaha by'umwihariko ntago turi mu nzu, turi hano ku marembo y'ikigo wigamo kuko ngusanze ku ishuri ariko ibibazo nshaka kubaza ntago ari byinshi mu by'ukuri. Kevin ubundi ikintu cya mbere banze umbwire uri kwiyumva gute mbere na mbere wabonye hari ambanza ugufera ngo nje muri kokaka stage hano mu kigo urambwira ngo sinize ubwari muribuka yuko ibintu nizo ubizi byose, none nge ndashaka kubanza umbwire mu by'ukuri uri wiyumva gute nyuma yo kusanga twagusuye mu kigo nawe tukagukorera nk'ibyo ukorera abandi tukagutungura utabizi. Banza umbwire ikintu kikuri ku mutima kakanya mbere yuko mubaza ibindi byose. Okay, murakoze. Welcome to my YouTube channel Nuwase Kevin TV nk'ibisanzwe, ariko nukuri mfite ubwoba bwinshi nibwo bwa mbere nagira isoni imbere ya kamera, n'ubu ndumva nzifite nyine nawe ikore mu maso gutyo leta bisi. Guys, ukuri ndi kuvuga muri bubyumve nago byoroshye, mfite isoni nyinshi, ubwoba bwinshi kuko nago nibwo bwa mbere byambaho. Kubona Zuzu anunguye akansanga ku ishuri biri mu bintu nari niteze ko byabaho kuko nago nensika yabaye umunyamakuru. So ni muri urwo rwego nyine ndumva nago sinzi nuvanga ikintu ufite kirenze ikindi n'isoni nubwo okay. So ariko nyine ngira ngo nawe wumvise urwego biba biriho iyo watunguye abantu, kuko nawe urabizi kubikora rimwe si kabiri, inshuro nyinshi ugitungura abantu nyuma ukaza kwiyexcusa ukababwira iki bakakumva bo nakazi, ariko nyine nawe ngira ngo uri kumva, nagira ngo banze wumve uburyo baba bameze. Yes. Okay, so hari utubazo tw'amatsiko nibura nshaka kukubaza. Bamwe mu njya ndeba muri comment ku bantu bareba ibiganiro byawe ugenda ukora, sinzi niba uzakiraho team ishinzwe kugusubiriza, simbizi ntabwo ujya ukunda gusubiza abantu bawe biri no mu bintu bagushinza, ariko ngewe nkurikije ku bibazo nabonye biri general cyangwa se muri rusange bari barimo barahurizaho, nafashe ibibazo nka bitatu by'ingenzi nshaka ko usubiza ugasobanurira abanyarwanda by'umwihariko bafana bawe. Ikibazo cya mbere nshaka kubanza kukubaza by'umwihariko cyabajijwe n'abafana bawe, Kevin atandukanya gute akazi n'amasomo? Kuko ibintu dukora cyangwa se bira bintu uba uri gukora mu by'ukuri biragoye, bisaba energy, bisaba imbaraga, bisaba umwanya, ariko mu by'ukuri noneho bikongeraho n'amasomo aba atoroshye. Ni ibintu bitoroshye. Utandukanya gute amasomo n'akazi kandi byose ukabasha kuba successful? Okay, murakoze. Ukuntu nandukanya amasomo n'akazi, iyo ndi mu gihe cy'akazi n'akazi, iyo nagiye muri shoot ni muri shoot, ngomba kuba nyine mbirimo biri deep cyane. Naba ndi kwiga ni mu kwiga nyine, ntago ngomba kuvanga ishuri n'akazi. Yes, kwiga bidufitiye akamaro kandi n'akazi nako kadufitiye akamaro tugomba gukora. Rero birumvikana ko nimba ndi mu kazi, nimba nagiye muri shoot ni muri shoot, nimba ndi no kwiga ndi muri classe, mba ndi muri classe nyine, umutima wanjye uburaho muri classe, mba ngomba kwiga kuko nicyo gikorwa mba ndi gukora. Najya no mu bindi bikorwa nabyo nkabikora gutyo. Byose iyo ndi muri shoot ni shoot, niyo ndi kwiga no kwiga. Yes. Urakoze cyane ngira ngo, ariko tukiri kuri icyo kibazo n'ubundi n'abana benshi n'urubyiruko rwinshi rufite impano, ariko mu by'ukuri bahura na challenges cyangwa se imbogamizi nyinshi mu by'ukuri zishobora gutuma impano zabo batabasha kuzigaragaza, batabasha kuzikoraho kugira ngo zibabyarire umusaruro ku mpamvu zitandukanye. Bishobora kuba biterwa yenda n'ababyeyi bavuga ati no ntabwo dushaka kujya muri ibi bintu, ufite amasomo niyo y'ingenzi, ugomba kubanza kwita ku kwiga, ibindi bikazaza nyuma. Ariko wowe aka kanya uri kubikora byombi, uri kwiga ugakora no ku mpano yawe ndetse n'akazi kawe ka buri munsi ka film ndetse na vlog zitandukanye ugenda ukora. Wowe ababyeyi bawe babifata gute?
ntago habaho kubabangamira cyangwa se ntago bajya bashaka gukura mu kintu kimwe bagushyira mu kindi urugero kuvuga ati bafocused ku masomo ibintu bya sinema bishyize ku ruhande uzabikora nyuma yo kwiga ibyo ngibyo ubiganira gute n'ababyeyi ndagira ngo ufashe n'abandi bakurikiye kino kiganiro. Okay, iyo ugitangira ntago ari ibintu biba byoroshye kuba ababyeyi bawe bahita babyumva ngo cyangwa bagire gute, ariko ntago nyine uko ugenda ukora uko ugenda utera imbere bagenda babona icyo ushoboye bagenda barushaho kukumva. Yes, ntago bibabangamira kuko barabona mu ishuri ko biba bigenda no mu buzima busanzwe bigenda. Icyo nabwira warumbaje icyo nabwira ababyeyi ababyeyi bafite abana bafite bumva ko ibi ngibi ushobora kubikora bikaba byabangamira amasomo batatuma ukora ibyo bintu byombi muri the same time cyangwa mu gihe kimwe. Okay, buryo umwana ababyeyi baba bafite ishingiro kuba babikora ariko biterwa n'uburyo umwana nyine abikoramo uburyo yabiyeretsemo. Nimba abonye nyine wenda tuvuge nko bino bintu by'amashuti akabona bihaye umwanya cyane kurenza ibintu byo kwiga akabona kwiga wapi ariko akabona iby'amashuti nibyo ahoramo wakora cyane ariko iyo umubyeyi umweretse ko ikintu cyose urimo ugishoboye n'ukuri ko yaba ameze kose aragushyigikira. Nimba umubyeyi wamweretse ko mu ishuri biri kugenda neza mu byo uri gukora mu buzima busanzwe biri kugenda neza agenda abona ko ibintu byose ubishoboye. Icyo nabwira urubyiruko rero rugiye rufite talent rufite ababyeyi wenda batabyumva neza batabashyigikiye sinzi nimba ariko nabivuga bakore cyane kuko umuntu wese yemera ari uko yabonye hari icyo wabashije kugeraho. Umubyeyi n'umubwira uti mfite talent imeze gutya urabimubwiye ariko Justin ntacyo arabonaho ariko yabashije kubona hari intambwe wabashije gutera uri kugenda utera intambwe uva ku yindi uzamuka agenda arushaho kukumva neza cyane kuko nanjye nago mbere babyumvaga neza ariko kuri ngubu ndashima Imana ko bari muri bamwe mu bantu banshigikiye cyane kandi ndabishimira Imana. Wow, rakoze cyane. Ikibazo cya nyuma ngira ngo nje gusorezaho ngira ngo ariko guys abantu mukurikiye kino kiganiro mujye mwumva ibintu nk'ibi ngibi mu by'ukuri mugira icyo mukuramo ntabwo tuba tubasaba kureba video yose ngirangire kugira ngo urebe video gusa harimo support muri gusupportinga umwana nk'uyu nguyu ufite impano ariko nibura ujye wumva icyo umuntu nkawe umwana nkawe cyangwa se urubyiruko nkawe avuga kandi bari kukubwira real life cyangwa se ibimubaho nyine n'ubundi nawe ushobora gukurikiza ukumva inama kugira wazikurikiza nawe ukaba ushobora kwiga ndetse ugakora no ku mpano yawe. Kevin, ikibazo cya nyuma nshaka kukubaza cyanyuma kandi unsubize utambeshye. Hari igihe abantu bajya muri sinema ugasanga icyatumye ajya muri sinema agezeyo kirahindutse kuko turabizi ntabwo ibintu byose ari byiza 100%. Ushobora kujya muri sinema kubera ko ubikunda wagerayo ugahurirayo n'ibindi bintu bibi bishobora gutuma na ya mashuri yawe uyatakaza. Na ya mashuri yawe warurimo uriga uyatakaza noneho ugasanga arahagaze bababyeyi bawe cya kizere baguhaye ugipfushije ubusa cyangwa se kirapfuye. Ziriya mbogamizi kandi nawe urazizi challenges zibamo hariya harabagirayo baganywera ibiyobyabwenge kubera ko bagize mu yindi si kuko isi yo kwishuri n'isi yo hanze yo gukora akazi cyangwa se zino ino showbiz twe tukunda kubyita ngo ni imihanda ewana hariyo byinshi cyane bishobora kugushuka ugashiduka wibagiwe n'ikindi kintu cy'ingenzi wari umaze iminsi urimo. Ni iki kintu ubwira umuntu ushaka kwinjira muri sinema ni iyihe discipline winjiranamo kugira ngo mu by'ukuri cyangwa se imyitwarire kugira ngo uzakore neza iyo career winjiyemo kandi n'amasomo yawe nayo uzayarangize neza ibintu byose ubashe kugera kuri success? Nicyo kibazo cya nyuma nshaka kubaza ubundi tugasoza. Okay, murakoze. Nekereza ko abo bagera muri iyi mihanda akaba ariko nabivuga cyangwa muri urugendo bakahita batangira bakanywa ibiyobyabwenge cyangwa batwaye amadani nibyo bikunze kwaho cyane. Nekereza ko batazi icyo bashaka kuko iyo uzi icyo ushaka nawe wavuga ngo uzi icyo ashaka nagatoragura icyo abonye. Of course. Yes. Nimba wageze muri iyi mihanda ukumva wabaye umustar ukumva wabiciye byacitse ukahita utangira kwigira utari we ugatangira ukishyira mu cyicaro utarimo na kabuza ntago nabivugaho byinshi ibyo ngibyo ahubwo umuntu niwe wimenya akamenya se ngiye Kevin ndi muntu ki ese nshaka iki nshaka kugera kuki ese nshaka kugera he ese navuye hameze gute aho ngeze hameze gute iyo ubashije gutandukanya ibyo bintu ko ari bitatu
ubasha kugenda neza mu bintu byose nyine ukabigendamo neza ariko iyo ugeze muri iyi mihanda ugatanya ukajya kunywa ibiyobyabwenge of course uwo muntu ntabwo azi icyo ashaka yes nyine wabona aba yabigiyemo bimutunguye atari inzozi aki ari dream ufite ebana cha ntabwo ibyo bintu wabikora dusoza n'icyo usaba abakunzi ba Kevin TV show so guys ikintu ngira ngo mbasabe ndabasaba gukora subscribe umuntu utari wakora subscribe nukuri mfasha ukore subscribe like nakuremera andemere pe like ako nakubutagize baje bakuremera baje mujye mure mu uyu mukobwa ari pose kabisa umwana mwiza mu byukuri kuko iyo uganiriye nawe abantu mutaragira amahirwe kuganira na Kevin mu byukuri ni umwana mwiza ubona ko afite avenir cyangwa se afite akazoza mu bintu akora yaba mu masomo yaba ndetse no mu kazi akora ngewe nshima ibintu ukora cyane rwose ngira ngo kandi nakubwira ngo ukomereza aho ngaho ibindi ujye usenga ubyereka Imana bizashoboka ariko ntarakurekura ndashaka umumagarire umwe mu banyeshuri hari abanyeshuri ngeze kubona wambwiye ngo hari umunyeshuri uri mwitiranwa izina w'umukobwa ndashaka ari ikibazo ngiye nshaka kumubaza shobora kuba hari ibintu wambwiye ugaca ku ruhande cyangwa se wagize isoni ariko hari ibibazo nshaka kumubaza wamumagarira nawe akaza hano gato kuri kamera Kevin bimeze bite umeze sawa ngwino Kevin nabambiriye muri frame rwose nagende ngende shaka kuganira nawe ntago ari ibibazo byinshi aho kubaza ariko mbere na mbere banza utangire wibwira abakurikiye Kevin TV amazina yanjye Mukatishime Kevin ugerageze uvuge cyane nigeze kumva muri gusakuza hari ahirya kuri akuntu muvuga gerageza uzamure ijwi kugira ngo abanyarwanda bakurikiye abashe kumva ibyo urababwira amazina yitwa Kevin ndi mu classmate wa Kevin of course turaba twin twiga mu kigo cya Camp Kigali mwigano ka Kigali naje hano naje nsanga muri musa nko muri mu masomo sinzi niba mwasubiragamo igihe naziye ntago mwambonye ariko nafashe umwanya wo kubitegereza nabonye usa nkaho uri ahantu uri umuntu uri in touch cyane na Kevin ubundi Kevin nimvuga Kevin wumva uriya ntabwo ndi kuvuga wowe nimvuga abazina bawe sibyo ubundi Kevin ni umuntu ki kuri wowe ubundi Kevin ni umuntu ni gisobanuro ki kuri wowe ubundi Kevin ni umukobwa umuntu akwiye kwigira ibintu byinshi cyane Kevin urugero rwiza ni umukobwa ugutera amahari akagutera motivasiyo akakwereka ko ibintu byose bishoboka kandi wabishyizeho imbaraga byose kuko birashoboka Kevin ni umukobwa ugira umutima mwiza ikintu yavuze ko agiye gukora akirikizaho umutima cyane akagikora byimbitse ni umukobwa wicisha bugufi rero ndamwigiye ibintu byinshi cyane nduba byandenze kumuvuga nyine binera emotion ariko nyine ndabyumva Kevin ni umwana mwiza ariko hari akabazo gato k'amatsiko kuriya Kevin tumubona kuri kamera iyo ari mu biganiro ese muri class nibura ubona ari umuntu uri focused cyane ku masomo ubona ko aba yitaye ku masomo nibura biriya bya firme n'icyakora bitajya bimutwara umwanya ngo usange ibyo byamutwaye umutima ubona ko nibura no mu ishuri ari umuntu ubwuraza no kumbwira ku bijyanye n'imitsindire niba ubona nibura hari icyo mumwigiraho cyangwa se ari muri babandi babaraha inyuma nabyo sinzi niba uri buze kumumenera akabanga n'inshuti yawe ariko urambwira ibijyanye no mu ishuri nyine imitsindire n'iki hari icyo mumwigiraho hari icyo abafasha yego Kevin tumubwira ibintu byinshi kuriya aba yakitinga mu mafilme nari mbizi ko ari umustar mu mafilme ariko byanunguye cyane uravuze ngo ni umustar murabyumva umuntu bita Kevin abantu mufite agafoto kiwe mu gasevinge n'abantu mufite nimero ye mu savinge dore arabyivugiye ngo Kevin ni umustar ariko mu byukuri nibura iyo stati amaze kugira mu byukuri hari icyo mubona ikwiriye kwigisha abatwini biwe nkamwe cyangwa se abashuti biwe abantu umunsi ku munsi hari ibyo itwigisha cyane kuko Kevin niba ari muri classe aba focusinze ku masomo cyane ukabona aratsinda neza nuvuga ngo ibyo abakora ntago we ibyo akina mu mafilm cyangwa akazi ke ka buri munsi abizana muri classe ahubwo we niba ari ku masomo arayifokasinga kandi agatsinda akanadusobanurira nigeze kumubona ari ku kibaho inzakare namusanze ari ku kibaho niba ari wowe niba sinzi undi nabonaga bari kumwe hariya muri groupe nabonye asa nk'umuntu kabisa wa muhate wo gukora aba afite ku kazi nasanze no mu ishuri ariko ameze byanunguye cyane
ni umukobwa w'umunyamurava ko ariko mbivuge. Okay, dusoza agira ikintu ubwira abakunzi bino Sheni n'abakunzi ba Kevin umushuti wawe akaba na twin wawe kugira ngo mu byukuri tubashe gusapotinga cyangwa se gufasha impano cyangwa impano zuzuye muri uriya mukobwa nicyo ushobora kubwira abo bantu. Okay. Ikintu nabasaba cya mbere ni ugukora subscribe mukameka ko mu mukuru. Wewe warayikoze? Nikora buri munsi. Ubwo wakoze ani subscribe. Ubwo ntiwayikoze? Nikora buri munsi nkora subscribe, share byose. Ikiganiro kikugeraho nawe kingeraho nyine ko cyasohotse mpita nkora subscribe. N'iki kintu gisohoka uzahita ahubwo se cyasohoka ryari. Kevin urakoze cyane no kuri kuko umwanya uduhaye gusa icyo nakubwira nawe n'umushuti wawe mukomerezaho nababwira ngo mbere na mbere nyine amasomo arakinewe kugira ngo mwige mugire urwego rumwe muvaho mujye ku rundi ariko n'akazi kanyu Kafilm ngira ngo nawe sinzi bigeze kumbwira ngo nawe sinzi nubwo sinjya nkunda kukubona muri kumwe muri kariya kazi ke ariko niba hari icyo ufite wabwira abanyarwanda kubijyanye n'ibyo nawe ukunda cyangwa ukora wababwira ntari imbere yuko dusoza. Okay, ngiye nkunda kuririmba hari n'indi ndirimbo ejo ndi nakozemo ariko ni gospel. Ubwo se nk'utungwe nk'uko natungwa kuvuga ngo basiririmbira akantu kamwe abanyarwanda wabikora? Bitaka kanya ariko. Guys dore agize isoni rero umukobwa wanyu nawe ndamubwiye abaririmbire none umuririmbyi ahantu hose. Ubu ni kimwe n'umuhinzi. Umuhinzi wese yabonye isuka. Muri mayindi yahitazamo guhinga. Nawe n'umuririmbyi yabonye mikoro ituma nizika ashobora kuririmba. Reka nibyo bintu ukunda kurenza ibindi? Ndabikunda cyane. Okay. Niba ukunda kuririmba rero wihangane nawe ngutungure kuko sinatunguye bakeya nibura uturirimbire niyo kabagaza akantu gato cyane mu byukuri kugira ngo abanyarwanda bumve yuko nawe urenze siko bimeze se akantu gatoya cyane kabisa ushobora kuririmbira abantu nko mu ndirimbo uzi ishobora kuba ari yawe se ishobora kuba ari iz'abandi bantu ariko yenda uyikunda kugira ngo twumve akantu gatoya cyane nta kibazo. Okay. Nta kibazo kandi ariko nyine baseriye nyine wigira isoni nabirenze. Nta kibazo kambikore. Okay. Ninde wasa nawe mwisi cyangwa mw'ijuru, ninde wasa nawe mwisi cyangwa mw'ijuru, amaviyo zapfukame mwamusizwe hejuru, amavi yose napfukame mwamusizwe hejuru. Ewa haleluya. Umva ndafashijwe ewana kabisa you are very ijwi ryawe reka nkubwize ukuri nta kintu mfite cyo kurenzaho ubwo ngubwo nyine abaturusha badusobanurire abantu mwabuze impano nk'izi ngizi mujye muza hano kuri Kevin nababwiye ngo hano kuri Kevin TV no hantu ushobora gukura ibintu bishobora gutuma wishima hahandi ureba ikiganiro ukagitangira wishimye ugashiduka kirangiye ho gutanabishakaga niho duhura n'abakobwa beza nk'abangaba bafite impano kabisa kuba ari umunyeshuri yatubwiye ko nta kintu na kimwe bitwaye bishobora gutuma ukora n'akandi kazi ngira ngo rero Kevin ndagushimiye cyane urakoze cyane. Yes rero turimo turagenda tugana ku musozo bakunzi ba Kevin TV ndimo ndasohoka mva muri iki kigo cyaka Kigali mu byukuri mwabonye twagitembereye twagezemo imbere twaganiriye n'abanyeshuri batandukanye mwabibonye twageze ahantu Kevin yiga mu byukuri tubona uburyo abameze muri class ndetse n'abaclassmento biwe mu byukuri mwabonye byinshi mwumvise Kevin atubwira mu byukuri ubuzima bwo kwishuri ukuntu atandukanya ubuzima bwa film akina vlog akora ndetse n'ibindi bitandukanye ariko akamenya kubihuza n'amasomo twaganiriye n'inshuti yiwe nayo bitiranwa yitwa Kevin izi kuririmba ku rwego rwo hejuru mu byukuri mwumvise byinshi bitandukanye ariko ndimo ndataha mbonye umuhungu mbonye umunyeshuri nawe usa nkaho arimo arataha umva bro yabana bitese biracamo musanze ahangaha ndimo ndava hano iwanyu hano ku ishuri ndabona usa nkaho urimo urataha wiga hano mu kigo cya GS Camp Kigali hano mu kigo cya GS Camp Kigali ngira ngo rero nahoze hari imbere ya class hano mwiga numva nigeze kubona wigana n'umukobwa bita Kevin turigana Kevin murigana okay twari twaje kumusura rero kugira ngo tuganire nawe reka yenda nawe ngira utuntu duke mubaza dusa nk'abatana iyo twavugana tugenda ntari ngira ngo Kevin ni umunyeshuri mwigana ese ubundi uretse Kevin kuba
ari umunyeshuri mwigana ubundi hari ibintu asanzwe akora harimo gukina amafilimi ndetse n'amavlog agenda akora byo ubiziho shabye nzi narimbiza ariko ntabwo nzi ko Kevin byagera kuri no level yo kuza kumutungura muri classe Kevin umuntu usanzwe tu muri classe umusanzwe n'abandi risanzura nta kibazo siyemina ngakina filime uza kugerageza kongera ijwi kugira ngo nta kibazo none se mu by'ukuri iyo umuntu amaze kugera kwa ruriya rwego nibura ashobora kuba ataragera kuri high level cyane ariko mu by'ukuri ubona ko hari ibyo yamaze gukora byatangiye no kugira aho bimumenyekanisha birimo no kuba hari abantu batangira kumukurikirana bakaza kumusura hano mu kigo ese icyo kintu muri classe nibura ntabwo kijya cyaba nka challenges mukaba mutamwisanzuraho ngo abafashe mu bijyanye no kubasobanurira se cyangwa mukomeze nyine muganire bisanzwe nk'abanyeshuri mwigana Shaka ibintu umuntu usanzwe ibyo ngibyo ntabwo yabikora ko araza tukicarana akadusobanurira tukamusobanurira ibyo ngibyo ntabwo tuya tubirebaho kenshi iyo turi muri classe twese tubatunganiye turi muri classe naho tuvuga ati ngo uyu nguyu ni iki ngiki undi ngo ni iki ngiki ibyo ntabwo tubigenderaho ariko se nibura ubona no kubijyanye n'imitsindire n'imyigishirize n'uburyo no ku masomo nibura ubona bira bitamubangamira abasha gutsinda ntabwo bimubangamira aratsinda kuko yiga buri munsi nabwo agenda asiba nyine abafite umwanya nyine akoramo ibyo ngibyo akagira n'ikindi gihe abikoramo wenda sinzi bijyanye na gahunda ze ariko Kevin nta kibazo aratsinda muri classe ntabirenze dusoza n'iki wabwira abana bafite talent babongamirwa no kuba bakira abanyeshuri bakavuga ngo ibintu ntabwo dushobora kubyinjiramo kubera ko turakiga bagakomeza kwifata cyangwa se n'ababyeyi bashobora kubuza abana babo bafite impano kugira icyo bazikoraho ngo nuko bakiri ku ishuri niki abo bantu bombi babagiraho inama ngewe ko nabivuga buri kintu n'igihe cyacyo ninde ufite igihe cyo kujya gukora filime kuko wakina filime wazikina ukaba ufite na time yo kujya ku ishuri ntabwo byabangamira ishuri bitewe nuko byiyumvamo bitewe nuko bifata moto nta kintu nese ubona Kevin hari ikibazo bimugiraho wenda mu bigo by'amashuri cyangwa mu gukina filime birebye ngibyo nta ngaruka byagira urakoze cyane rero reka ngushimire ku mwanya uduhaye uko wemeje kutuganiriza twakwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza sawa bakunze rero ba Kevin TV nk'ibisanzwe rero nababwiye ngo turimo turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu uyu munsi natembereye muri Kigali aho nanagiye gusura umukobwa muto kabisa umukobwa ufite impano itangaje mu by'ukuri ukora ibiganiro bitandukanye akina amafilmi akaba n'umuvlog mu bihe bitandukanye kuko adutembereza mu bice bitandukanye bigize kino gihugu cyacu yaba mu bice by'icyaro yaba hano mu mujyi wa Kigali akora ama surprise akora ibintu bitandukanye n'amaplanka ariko ibyo byose nkuko mwabyumvise mu bantu bose twagiye tuganira byose azi kubitandukanya n'amasomo kuko still aracyari umunyeshuri arakiga yiga hano Kigali twamusuye rero ngira ngo mwabonye uko abameze muri class mwamubonye ari kumwe n'abanyeshuri bagenzi be nabo twaganiriye batubwiye ubuzima bwa Kevin rero mbashimire kuba warebye ino video yacu yose ukayireba ukayirangiza ngushimire kandi wowe wamaze gukora subscribe kugira ngo ujye ukora na share kugira ngo ikiganiro cy'igisohoka kijye ku bandi wowe utaramara kuyikora ni umwanya mwiza kugira ngo usupporting impano y'abakiri bato uteze imbere umwana wacu umukobwa wacu ufite impano ndetse ufite no mu mutwe ndagushimiye rero kuba wakomeje kudukurikira nk'ibisanzwe ngewe nitwa Zizu 24 ikiganiro cyacu twagikorera hano Kigali turi mu mujyi wa Kigali wowe icyo ngusaba ni ugukomeza kudushyikira shalom